Mwiriwe neza aho muri hose kandi murakaza neza kuri YOUHEAL. No musi mukaba muri kumwe na Twishimo de Prince, abandi umunyeshuri umenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda. Nkuko turi kugenda tubyumva ahantu hose ku isi yose, turimo turagenda twumva yuko hari icyorezo gishyashya kiri kuza cyitwa Monkeypox. Ubu tuvugana kikaba kuri 13 z'ukwa gatanu 2022 hakaba harabonetse amakezi agera muri 13 muri Amerika y'amajyaruguru hamwe na Europe, mu bihugu bitandukanye ku isi yose, muri Afrika naho ikaba ihari. Rero nkuko tubyumva nyine, twese turimo turagerageza kwibaza icyo cyorezo ni igiki, mbese iyo ndwara ni nyabaki noneho yateye, bimeze bite, mbese iyo ndwara ntiyaba imeze nka covid ikaba igiye guteza ibibazo bitandukanye, cyane cyane yuko ibyorezo n'ubundi nk'uko dusanzwe tubizi biteza ibibazo bitandukanye cyane. Mbese abantu bakaba bakeneye kuyimenya, bakaba bakeneye kumva icyo ari cyo, mbese kubera ko niho bitangirira. Niba ari n'ikintu twakora cyo kuyirinda cyangwa guhangana nayo, bigomba gutangirira ku bumenyi. Rero nkaba ngira ngo abe ibyo tuganiraho muri ino video no munsi. Mbere na mbere yuko dutangira, mbashishikariza gukanda subscribe hamwe mugakanda na like kugira ngo ubumenyi cyangwa n'ibi biganiro byose tuba dukora bibashe kugera no ku bandi bagenzi bacu babasha gukenera ubu butumwa. Rero tudatinze mu bintu byinshi, Monkeypox ubundi ni indwara iterwa na virusi yitwa Monkeypox Virus. Nyine akaba ari virusi ubundi iba muri famiye y'amavirusi yitwa Poxviridae. Ano mavirusi yose arangizwa na pox. Ubwo harimo smallpox, harimo chickenpox, none ubu haje monkeypox. Ubundi rero ino virusi ntabwo ari nshyashya kuri ino si, kubera ko abashakashatsi ubundi bayibonye bwa mbere mu 1950 ubwo bari gukora ubushakashatsi muri Denmark, bayibona mu nkende cyangwa monkeys. Ubwo rero bari gukora ubushakashatsi busanzwe budafite naho buhuriye n'ubundi n'iyo virusi, ariko bageraho nyine barayibona, barakomeje barayiga. Na n'ubu kuri iki gihe hakaba hari ubushakashatsi bwinshi buvuga kuri iyo Monkeypox Virus. Rero ubundi nubwo bayibonye nyine muri izo nkende, harimo n'izindi nyamaswa zifite nyine muri zo, kubera ko bavuga ko izi nyamaswa bita rodents, cyangwa zino nyamaswa zimeze nk'imbeba cyangwa inkwavu, ifuku, cyangwa izi nyamaswa zose zisa nk'aho ari imbeba zo bita rodents, nazo zifite nyine. Bigaragaza yuko abantu nyine no mu bantu yahageze. Ubwo uburyo yahageze ntabwo tubizi neza, gusa izo nyamaswa zose zikaba zaragaragaje yuko ziyifite nyine no virusi yitwa chickenpox virus. Ubwo rero kuba yarageze mu bantu yateje ibibazo byinshi bitandukanye, harimo n'iyo ndwara nyine yayo. Bigaragaza yuko ino ndwara iyo igeze mu bantu, ino virusi igeze mu bantu, iteza ibimenyetso byenda gusa n'ubundi nk'indwara yitwa smallpox. Rero impamvu abantu benshi tutazi ino ndwara yitwa smallpox, nubwo nayo yabaye icyorezo gikomeye mu 1900 gutyo, muri iyo myaka ya mbere ya 70, ni ukubera ko yaragize icyo bita WHO cyangwa ibi byose bidufasha nyine guhangana n'indwara. Ayo makampani yose adufasha guhangana n'indwara, izo association zose zakoze uko zishoboye, zikora amavaccine y'iyo smallpox. Noneho smallpox igeraho iba eradicated cyangwa igeraho ishira ku isi, haciye nyine muri vaccination, kubera ko bagendaga bavaccinating abantu. Noneho imaze gushira mu baturage, nyine imaze gushira mu bantu, nibwo bahagaritse ayo mavaccine nyine yuko ahagarikwa gutangwa nyine. Urumva nyine nko mu 1970, nyuma yaho ntabwo ino vaccine yakomeje gutangwa cyane, kubera ko urumva nyine yari yarashize n'ubundi ku isi yose, babaraga yuko iyo ndwara yashize. Ariko none ino monkeypox
nayo nk'uko mubyumva nyine iri mu bwoko bumwe, nyine biri mu bwoko bumwe muri famiye imwe. Icyagaragaye cyo nuko kubera ko twahagaritse nyine gutanga ayo vaccine ya smallpox, nyuma yaho abantu nyine abantu bavutse nyuma yaho birumvikana yuko tudafite iyo vaccine ya smallpox, kandi byaje kugaragaza yuko iyo vaccine mu by'ukuri ishobora kurinda monkeypox, ikaba yarinda umuntu kurwara monkeypox kugeza ku kigero kigera muri 85%. Urumva abantu bose batewe smallpox vaccine bo bafite ubudahangarwa kuri ino monkeypox virus iri kuza none nshyashya. Noneho abantu rero bavutse nyuma yaho birumvikana yuko batayifite, batayibonye, bikaba ari byo biri gutuma aho hose hari kuba outbreaks nyine turi kumva. Muri Europe hari ibihugu byatangiye kubona ayo makezi. Muri Amerika amastate agera muri 12 ubu tuvugana yamaze gukonfirma ino ndwara, ndetse muri Afrika birazwi neza yuko ihari, cyane cyane no muri Congo mu gihugu kitwegereye twebwe nk'abaturarwanda. Rero ubundi ino monkeypox yandura gute, aribyo dukeneye kumenya cyane cyane. Yandurira hehe, bimeze bite? Uburyo rero yandura, ubundi yandurirwa muri contacts, ukuntu abantu bose bashobora kwegerana, mu buryo bwo kwegerana kose, gukoranaho contacts cyangwa kuba wahura n'amatembabuzi yose y'umubiri kuri uwo muntu uyirwaye. Kubera ko abantu bayirwaye baba bafite ibiheri ku mubiri cyangwa ibishishi ku mubiri wose. Ibyo bishishi bikaba bishobora kuza no mu kanwa, bikaba bishobora kuza no mu kiganza, hamwe no muri soles of the feet cyangwa mu birenge munsi. Aho hose ibyo bishishi biba bihari. Ibyo bishishi bikaba biba byuzuyemo amazi, ariko noneho bikaba bishobora no kuma, bigaturika bikuma, hagasigara akantu k'agasebe nyine aho byari biri. Mbese ni nk'uko biba bimeze nka kuriya ibihara biba bimeze. Kubera ko byose n'ubundi n'ibiheri, ino chickenpox virus iriya itera varicella, byose nyine bisa nkaho biri muri famiye imwe ukuntu, bikaba bitanga amasymptome cyangwa ibimenyetso bisa nkaho byenda gusa. Urumva rero ayo mazi yose aba ari aho hose, ibyo bisebe cyangwa iyo rash, ibyo bishishi biba biri ku mubiri w'umuntu, ahantu hose umuntu ashobora gukora kuri uwo muntu akaba yagira contact nawe, cyangwa uwo muntu niba yaryamye nko mu mashuka nawe ukaba wayaryamaho ku buriri runaka, uba ushobora nawe kwandura iyo virusi, kubera ko iba yahasigaye birumvikana. Hamwe ahandi ishobora kwandurira nyine birumvikana ni muri contact surfaces, contaminated surfaces, mbese ahantu uwo muntu yakoze, niba ari n'ikintu yakozeho nyine ari umwenda yambaye cyangwa iki, nawe ukawambara cyangwa ukawukoraho. Niba ari ahantu yakoze hagasigara amafluid ye nyine, bodily fluids cyangwa ayo matembabuzi ye, nawe ukaba wayakoraho, nawe ushobora kwandura ino ndwara nyine ya monkeypox. Ahandi noneho ishobora kwandurira, aho monkeypox ishobora kubera n'ibibazo, ni ukubera yuko ino virusi ntabwo yandurira mu gukoranaho gusa cyangwa mu kwegerana gusa. Ishobora no kwandurira muri respiratory droplets, cyangwa mu matembabuzi aba ari mu buhumekere nyine y'umuntu, mu guhumeka, mu myanya yo guhumeka. Mbese niba umuntu yitsamuye ukaba uri hafi, ari amatembabuzi yose ahita ajya mu mwuka, turiya droplets twose nitwo bita droplets cyangwa aerosols. Izo zose umuntu ashobora, niba uri hafi ye arwaye, ashobora kukwanduza nyine gutyo. Ibyo nabyo birashoboka. Urumva yandurira ahantu habiri gusa. Ino ndwara nyine nk'uko ndi kubibabwira, amasymptome yayo arazwi, kandi ikibazo cyayo ni uko nyine yenda gusa na ya smallpox nababwiye nyine ya kera yigeze gutera, nayo yigeze kuba pandemic nyine ku isi yose, bikagira naho abantu bayikorera nyine vaccine, bakayikorera n'imiti, ariko ubu ikaba yari yararangiye, barahagaritse gutanga ama vaccine. Mbese ibyo bimenyetso bikaba birimo kugira umuriro, kuribwa umutwe,
kugira iyo rash cyangwa ibyo biheri mu mubiri wose n'ahandi hose nababwiye, noneho akaba yanagira n'amasazi cyangwa kubyimbirwa ahantu hose hari ama lymph nodes, mbese lymphadenopathies, mbese swollen lymph nodes. Mbese ni ukuvuga ngo ibyo byose akanongeraho nyine yuko agira amareze, kurwara, kumva nyine ararwaye, amerewe nabi mu mubiri, akagira amacirizi nk'ariya malaria, mbese cirizi kwa kundi ushobora kumva unakonje ukuntu kandi mu by'ukuri ufite n'umuriro. Ibyo byose nyine ni ibintu ino chickenpox, monkeypox virus itera nyine mu mubiri w'umuntu cyangwa amasymptome. Mbese ibyo byose bikaba byaragaragaye mu barwayi bose bagiye baba confirmed around the world. Noneho ikindi tugomba kumenya, of course, twayikora iki? Mbese niba ufite ibyo bimenyetso cyangwa ukumva urwaye, of course ugomba kugera kwa muganga. Icyo bagufasha ni uko haba hari imiti itandukanye isanzwe ikoreshwa n'ubundi yakoreshwaga muri smallpox. Iyo miti umuntu akaba yayishakirwa, iyo miti ikaba ishobora gukoreshwa nyine bavura nyine iyo monkeypox. Ikindi ni uko abantu nyine bahawe izo vaccine za smallpox nk'uko bafite ubwo budahangarwa, n'abandi bashobora kubibenefitingaho, kubera ko ubu aka kanya turi kuvugana CDC cyangwa ruriya rwego nyine rushinzwe guhangana n'indwara muri Amerika hamwe na WHO cyangwa OMS, ibyo byose bikaba biri kureba uburyo bakoresha izo vaccine za smallpox, bakaba barinda n'abandi kuba bakwandura cyangwa abantu benshi kubera kuba bakwandura nyine bigateza ikibazo, kubera ko ubu tuvugana n'ubundi covid nayo iracyahari, ntawe yagiye, iracyahari kandi nayo iracyari active. Kugira icyorezo mu kindi byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Rero covid yo nkuko dusanzwe tumenyereye, yo ifite icyo bita R0 cyangwa amakarikasiyo bakoresha nyine bamenya uburyo abantu banduzanya. Covid yo ifite R0 ya 2/3, bisobanuye yuko umuntu umwe ashobora kwanduza abantu 2 cyangwa 3 iyo ayirwaye. Ariko noneho ino monkeypox yo iracyafite R0 ya 1/2, bisobanuye yuko umuntu umwe uyirwaye ashobora kwanduza abandi bantu, ashobora kwanduza undi muntu umwe cyangwa 2. Urumva rero ubukana bwayo ntago ifite ubukana cyane, ntago itera severe illness, ntago itera ibibazo bikomeye cyane, ndetse na mortality yayo cyangwa uburyo ishobora kuba yakwica umuntu cyangwa iki, bigaragaza yuko nta bantu benshi iri kwica. Mbese ubukana bwayo buracyari hasi. Ikindi ni uko ino monkeypox virus, nuko dusanzwe tubizi, ano virusi aramutatinga, agahinduka, akaba yabyara ibindi bikomeye kurushaho. Twarabibonye cyane muri covid, ama variant yagiye aza turayazi. Ikigaragara cyo nuko muri monkeypox ho ntago iramutatinga ya yindi babonye mu 1950 n'ubundi muri iyo myaka. Iracyari kwa kundi, bisobanuye yuko nano makezi turi kugenda tubona, turamutse tuyafatiranya hakiri kare dushobora kuyirinda cyangwa tukayihagarika, mbese tugahangana nayo itaraba icyorezo gikwirakwira ku isi yose. Bisobanuye yuko rero hakiriho hope, kandi ubushakashatsi buracyakenewe kumenya nyine ibyayo byose niba idashobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Niyo mpamvu abashakashatsi bakiri kuyicunga, bayirebera hafi. Ariko natwe nk'abaturage tugomba kumenya what's going on, tugomba kumenya uko bimeze, kugira ngo tutazisanga nyine twarasandaye, mbese ibintu bikomeye harimo ikibazo. Rero icya mbere no kwirinda biruta kwivuza. Kumenya cyangwa amakuru niyo ya mbere. Niyo mpamvu twebwe hano kuri YOUHEAL tugerageza kubibabwiraho kuri ibyo byose, tukababwira nyine ibintu byose byerekeranye n'ubuzima bw'umuntu mu mubiri we, n'ayo makuru yose tukayabagezaho.
rero tudatinze nagira ngo nongere mbibutse gukora subscribe, mukomeze mutange ibitekerezo, mubaze ibibazo kugira ngo tubashe kuganira namwe, twungurana ibitekerezo twese, mukomentingeho niba hari ikibazo wumva ufite, ubundi see you next time, murakoze cyane.